ntabwo rero bikubwira ngo zana ibi kugira ngo akazu kagumeho. Oya. Iyo yaba ari ruswa yo mu mwuka. Yaba ari ruswa yo mu mwuka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umuntu uzamenya ko ari ugutera bwo. Nuzabanza kukwaka ibi. Kurenza kukubwira ibyo weho ukeneye kubwira. Nanjye hari ugeze arambwira ati rero urapfuye birarangiye kandi ndabona ntatsinze. Ndaje nabwira mu mutwe yewe sinigeze nakira urupfu. Ntatsinze. Nicyo gitambo ni yaki. Hashize imyaka ingaho upfuye se ubwo ugerageje nk'urugero. Unabimbwiye nko muri 2007 niba atari. Ugombye ko maze imyaka 10 ninga. Ubu ngubu imva yarameze. Ubu kuri we narapfuye. Nyabwo ukuntu bambwiye ngo nzapfa umunsi wo kwerekanwa. Unagombye kuba narapfuye itariki 8 z'ukwa 7 muri 2007. Umuntu uzi ubwenge ntakakira ubuhanuzi bumwe. Cyane Nshuti z'Imana abakunzi bacu badukunda cyane badukurikirana ku mabona nijoro abari hirya no hino ku isi abari Burayi Amerika Canada ibihugu by'amajyaruguru y'Uburayi Burengerazuba Rusira bwaryo abantu bari muri Australia turakusha cyane Jean Paul Imana iguhe umugisha uherereye nawe n'abandi bavandimwe mwese tubabwira ngo Imana yo mu ijuru ibampera umugisha kuko muri abantu b'ingirakamaro mwese abari Burundi turagusuhuje cyane cyane umusazi witwaye Emile uri Burundi turuje na Salvatore dushobora koza Imana bose ndetse na pastor witwa Murusiane turamushuhuje iyi ngiro ni channel yanyu ni televiziyo yanyu imwe mukunda kandi tubashimira ibyo mukora subscribe n'uburyo mukora comment and shares kandi musiko rero ndayambasuhuza cyane turi kumwe bwera umwe bwabera TV umwe bwabera kandi musobanukirwe yari hoze yitwa TUT nko twabaganirije rero tutangira urugendo rw'iminsi 120 ngira ngo ikiganiro cya mbere mwarakibonye ni ikiganiro cyakabye gukurikira ari umunsi wa kabiri aho tugiye kureba iterabwoba ry'umukanwa kabahanuzi batavuganye n'Imana nicyo tugiye kukuntu bafite buhamutse anafite ubwoba abantu barakanzwe abantu bamerewe nabi ni iminsi 120 tuganiriza abantu cyo twita imvugo y'Imana menye imvugo y'Imana nwa ngo tuzamara iminsi 120 buri munsi bona ukigisho tuzaganira tukabwira imvugo y'Imana nyirizina imvugo y'abantu imvugo ya Satani arayigira none tuba n'imvugo z'ibitekerezo by'abantu tukamuri izo mvugo tuzakira nk'ibintu biri munsi ragiheraho amaranga mutima apfuye mu kubwira ko Imana yavuze kandi itavuze byishe benshi ngo bisenyutse kuri ubwo buryo abantu bazava kuri ubwo buryo abantu gerwa kubagobwa kuri ubwo buryo ndetse byinshi usanga abantu bagenda basubira inyuma abandi bagahomba abandi bagacika intege bamwe bakizera amaviza ntibayabone abandi bakazama amaperimi ntibayabone abandi bakizera ubukwe ntibabone kubera iki Imana yabeshye ahubwo namaranga mutima y'abahanuzi runaka bakubwira ngo nibyo yavuze kandi itavuze cyangwa se abandi babwira ngo niyo kandi ari imitima babishaka bwite muri ubwo buryo turasanga ibintu bibiri icyambere hari amaranga mutima y'umuntu apfuye atakwifuriza ibyiza ahubwo akwifuriza ibintu bibi ariyo tugiye kureba uyu munsi wa none amaranga mutima ashingiye ndetse agaragara mu kintu gikomeye cyuko umuntu aguhanurira ibintu ukamara igihe ntabyo ubonye nta nibyo ushyikiriye nta nibyo witegereje ugategereza ugaheba hari abakobwa baheze mu ngo haraniye gucuruza harabeze mu rugo hari abagabo byagoye kubera iki babwiwe ibintu kari Imana avuze kandi itavuze ariko by'ukuri ugasanga abyitiriye Imana turaza kuraba umusozo wabyo cyane ko nabazaniye umutumirwa abyitiriye Imana kandi ari amaranga mutima ye rimwe na rimwe atari na meza cyangwa ari na meza rero nagira mbabwire mwese ni karibu turabakunda cyane icano muri kureba uyu munsi wa none n'ubumwe bw'abera TV mu ministries muyikurikirane kandi mugubwe neza turabashimira cyane rero ngirwo rugendo tuzamara iminsi 120 akaba uyu munsi ari umunsi wa kabiri aho tugiye kubereka ijwi ry'abantu cyangwa iterabwoba ry'abahanuzi bavuga ko Imana avuze kandi itaravuze aryo ryishe benshi amaranga mutima rero muri ku munsi wa gatatu tuzareba amaranga mutima meza y'umuntu ariko ugasanga yabikubwiye anagukunze ariko ntibisohoye kubera cyuko yavuze ko ari Imana kandi atari Imana nyamara gusa ati ndifuza ko Imana yakora iki byaza kwemera murakoze cyane rero Imana ibaha umugisha mbere yuko dutangira kino kiganiro neza turi kumwe ndibwira ko mwakurikira kandi mukora comment mutubwire uhereze
n'abandi abantu bave mu rungabangabo tuzakomeza tuganira none ku ijwi rya Satani uko rikora nituhava tugende tujye ku byanditswe byera naho tuzahave tugere noneho twinjire mu gipande kizamara iminsi 40 kijyanye n'inzozi umuntu arota niyerekwa aho tuzatandukanya iyerekwa inzozi no guhunyiza no kwibeshya ko warose n'ibindi bisa nk'ibyo byose tuzavuga amandiko ariko intego yacu nta yindi ku bumwe bw'abera TV no kugira ngo mugire za mbaraga zo kwegera Imana. Murakoze Imana ibaho umugisha Imana nyiri cyubahiro nyiri ubutwari nyiri imbaraga. Turagushimiye ko twemereye kuri uyu munsi wa kabiri w'urugendo rwitwa ngo ijwi rya Imana rimbe hafi. Urakoze bara n'umukozi we nanjye mwa Imana Rodrigue uri ku kamera twe twese hano kandi uho umugisha abantu bose kugira mu izina rya Yesu. Urakoze mwami wacu. Amen. Nagira ngo munyemerere mbereke umushyitsi kandi ngira bamubonye karibu umukozi w'Imana aho turi mu kiganiro nzi ko twatangiranye ikiganiro gikomeye ngo menya imvugo y'Imana kuko abantu barango barahuzagurika imvugo y'abantu bakayita y'Imana ibiti bakabyita y'Imana ariko sometimes baravugasanga n'abantu yo kugenda bagwira hanyuma ni karibu ijambo niryo turakwakire mu izina rya Yesu. Reka dushimire rero n'ubundi abadukurikiye ariko namwe tubashimire muduhaye ikaze muri uru rubuga cyangwa se televiziyo ubumwe bw'abera twifuriza umugisha w'Imana abantu badukurikiye kandi amazina yanjye nk'uko bisanzwe nitwa Supiriye Hakizimana niyo mazina yanjye hanyuma nanjye mbifurije ibihe byiza kandi ikitunezeza kuruta ibindi nuko tubona ko mudukurikira kandi mukaduha comment kugira ngo turusheho kunoza neza ibyo dukora. Rero uyu munsi turaza kuvuga ku y'Imana ni imvugo y'Imana n'undi turiho ko twafashe 120 impamvu yabaye myinshi nayo ishatse kuzuza n'imvugo n'iminsi n'igihe Nowa byakoraga byose imyaka byabaga ariko bihura 120 n'ikintu gikomeye ubundi biva kuri 40 inshuro 3 ariko abantu bakaza ko bazasobanukirwa tugere no kwiyerekwa no kunzozi no guhunyiza no kurota tuzavuga ibiti bimenyetso umuyaga ahantu hose hagaragajwe ry'Imana kugira ngo abantu babe muri confusion abantu bakumva abantu bari kumva bitandukanye. Rero uyu munsi wa kabiri tugiye kuganira ku iterabwoba ryo mu kanwa k'abantu bavuga ko Imana yavuze kandi itavuze. Tusangamo uburyo hari umuntu ushobora kuba kwifuriza ibyiza kuko no bwakwikundira hakabaho no kwifuriza ibintu bitari byiza kubwo batanakwikundira kandi akabita ngo ni Imana yavuze. Iri terabwoba ry'akanwa rishingiye ku rwango kutumva umuntu akabavuga ati nutabikora urapfa nutagira gukira guca amaguru. Nagira ngo uyu munsi banone ku munsi wa kabiri ni terabwoba riba mu kanwa k'abahanuzi batavuganye n'Imana. Amen. Turaza kuvuga rero kuri uyu muhanuzi nyine w'iterabwoba ariko ese aba umuhanuzi w'iterabwoba ryari iyo amaze gusaza mu mwuka hari igihe aba yarigeze kuko nta muntu ubyihangishaho bitarigeze kubimubamo ahubwo aba amaze gusaza mu mwuka yamara gusaza mu mwuka agahinduka umuntu kubera yashusha bamubonagamo kera hari abamuzi agihanura bikemera hari abandi babamuzi koko agikorana n'Imana noneho akamera nkaya ntuza yari sigaye ku ruhu kandi nkayaririwe kera noneho kugeza igihe yahanura agashaka kukwemeza ko nibyo yavuze ariko kuri noneho utanabyumva akabigutsindagira. Yego. Turavuga rero kuri uyu muntu kuri iri terabwoba ry'abahanuzi bo mu minsi y'imperuka. Ese abahanuzi ni abantu bashaje mu mwuka kera bari bo ntabwo twavuga ko batigeze kuba abahanuzi. Yego. Bigeze baba abahanuzi hari naho bagiye bakora ibitangaza wenda bamwe tubazi abandi twarababonye nawe harabuzi ariko bamaze gusaza mu mwuka bashaka kugendera muri rya zina bari bafite mbere. Aha ngaha muri Bibiliya rero hatwereka umuhanuzi w'umusaza washaje noneho agasigara agenda ku izina kugeza ubwo atumvira n'Imana. Noneho ntabwo ari ibyo tubabwira ntabwo ari ibyo twihimbira wa mugani wa muririmbyi ntabwo ari ibyo twihimbiye ubwacu. Hari mu gitabo cy'abami ba mbere igice cya 13 uhereye ku murongo wa 11 uhasanga ijambo rivuga ngo icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusaza i Beteli umwe wo mu bahungu be araza amurondorera iby'uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli. Uwo munsi n'amagambo yabwiye umwami bayabwira se arababaza ati aciye mu yihe nzira kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana
waturutse i Buyuda yaciyemo. Se abwira abahungu be ati nimushyire amatandiko ku ndogobe kuko bayamushyiriraho amatandiko ku ndogobe ayigendaho. Akurikira uwo muntu w'Imana amusanga aho yicaye munsi y'igiti cy'umwera aramubaza ati mbese niwe muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati ninjye. Aramusubiza ati ngwino dusubirane imuhira. Aramusubiza ati sinemererwa gusubirana iyo nawe, ngo tujyane iwawe, kandi aha sindi busangire nawe ibyo kurya, sinwa n'amazi umpaye. Ni muri ubwo buryo rero nari ngiye kukubwira ukuntu umuntu asaza mu mwuka. Uyu yari umuhanuzi Imana yohereje kujya gukora umurimo. Iramubwira ati rero ntiwitware utya, ntugende utya, genda ujye kuvuga ibyo nagutumye, ariko nugerayo uce muri iyi nzira, ntugire umuntu wese wumvira. None wa muhanuzi w'umusaza ahita ategura imitego, kuko yari amaze kumenya ko hari umuntu wavuze nk'ibyo nawe yakagombye kuvuga. Iyo abantu bamaze gusaza mu mwuka, bamaze gucika intege, bananiwe, ibintu bisa naho byanze, basigara bagendera kuri rya zina. Reka mbwira uyu muntu nawe ashobora kuba yarahuye n'abantu bashaje mu mwuka, baramukurangiye ngo ni umuhanuzi, ariko yarigeze kuba umuhanuzi. Uwo muntu rero ikizakubwira ko yamaze gusaza mu mwuka, azakubwira ngo mbonye iriya televiziyo uyivana mu nzu uyima kugira ngo igitangaza kibi. Azakubwira ati mbonye uyu mwana wawe ajya kwiga akora impanuka. Uwo ni iterabwoba ry'abahanuzi. Ati none kugira ngo iyo mpanuka itaba urasabwa igitambo kimeze gutya. Uwo nawe ni wa muhanuzi w'iterabwoba. Cyangwa akakubwira ngo dore urashenye, urugo ntuzarwubaka, birarangiye, byagiye, ahubwo genda mbere y'uko umugabo akubwira y'uko ugenda. Turabizi abantu abo ngabo basenyewe muri ubwo buryo, bavanwa mwene aho hantu. Muri uru rugendo rw'iminsi 120 tuzamenya ngo ni gute Imana ivuga, ni gute Imana ikora, ni gute Imana yabana nawe, ni gute Imana ivuga nawe ukemeranwa yuko ari yivuze. Rero umuhanuzi nk'uwo nguwo w'ikinyoma cyangwa se w'iterabwoba akesha akunda kugukangisha akagutera ubwoba. Icyo ni kimwe mu bintu bya mbere bigomba kugaragariza ko atari Imana ivuze. Sishatse kuvuga ko Imana ivuga ibyiza gusa, ivuga n'ibindi ivuga n'ibindi bibi. Ariko kenshi iyo ugiye kureba iyi Imana ivuze ihita yerekana n'itsinzi. Iravuga ati mwana wanjye dore impanuka yarije, ariko senga. Fata iminsi usenge ukuzeho, ariko ntikubwira ngo zana igitambo biveho. Ntikubwira ngo zana igitambo biveho, ntabwo bikurwaho n'igitambo. Ariko simvuze ko ibitambo nabyo ari bibi, ariko ntibikuraho icyo kintu. Kuko nanone hari igihe umuntu ashobora kwibohora, nacyo bibaye ngombwa ko cyo tuzakivugaho mu rugendo rw'iminsi 120. Tuzavuga imbaraga ry'ijwi ry'usenga ricecetse, ubundi nicyo bita igitambo. N'imvugo y'umuntu n'Imana mu buryo butuje, icyo tuzakivugaho mu minsi nka 90. Kubwiye ibintu akubwira ati koko ndabona yuko agiye kuba gucyakaza ukirukanwaho kandi urenda kugenda, ariko urakubwira ngo fata umwanya usenge ukuzeho. Ntabwo rero bikubwira ngo zana ibi kugira ngo akazu kagumeho. Iyo yaba ari ruswa yo mu mwuka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umuntu uzamenya ko ari uguterabwoba n'uzabanza kukwaka ibi kurenza kukubwira ibyo weho ukeneye kubwirwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibintu by'Imana ari ingurane, ariko simvuze kuri bubyambura agaciro. Ntabwo ibintu by'Imana ari ingurane, ariko Imana iyo ikoze nawe ushobora kumva ko ikoze. Abo bahanuzi rero babaho. Niyo mpamvu nabwiraga ni nanjye hari ugeze arambwira ati rero urapfuye birarangiye kandi ndabona ntatsinze.
ndaje nabwira mu mutwe yewe sinigeze nakira urupfu ntatsinzi n'icyo gitambo niyaki hashize imyaka ingaho upfuye se ubwo ugerageje nk'urugero unabimbwiye nko muri 2007 niba ubwo ngombye ko umaze imyaka 10 ninga ubu ngubu imva yarameze ubu kuri we narapfuye urakoze cyane hageze kutubwira mu kiganiro cy'ubushize ngo baguhanuriye umuzungu kandi ngira ngo Esther ufite se umuzungu reka da ubu yutazana Esther buri he nari kugumirwa ubu sare kuzakora bwira ahantu ariko zarabagiza umuzungu muri Nyarugunga hari umugabo ugumirwa se yire aje urabiti umugabo abo umuhungu urumva bakwijeje icyo turimo tuvuga aha ngaha batwumve abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries intego yacu nta yindi hari abantu bari mu rungabangabo hari abakobwa baheze mu rugo hari abagabo banze kurongora hari abantu banze gucuruza hari abanze gukora akazi hari abatuje Imana yabujije akagira imyaka yo kweguka Imana yamubujije kandi yani gusa byaturutse kuki twarimo tubwira kuri uwo musaza nanjye mbwiye ukuntu bambwiye ngo nzapfa umunsi wo kwerekanwa unabonye kuba narapfuye itariki 8 z'ukwa 7 muri 2007 ariko ndamubwira nti ngiye nkomeje umugambi ariko ubwo n'ubundi bwo ntabwo ari uriho no Kristo uriho muri uwe n'uwo muhanuzi abwira aterega n'ubundi wewe n'ubundi twarahuye ariko n'umwana wese twarahuye arambwira ati hano uru rupfu mwe mutwita none ufite n'ikibazo ko ngiye kubyara icyo turimo tuvuga hanga hari ijambo batubwiye mbere ngo bahoza ari abahanuzi ariko kubera imbaraga nke zo gusenga no kwinjira mu isengesho bituma Imana ijya gukorana n'abari gusenga kuko burya Imana ibana n'abasenga n'abayegera ko nta yindi vugo twavuga naho n'Imana none muri musaza w'umuhanuzi Imana yamwibwira ati wowe genda ntaho wemerewe kurya no kunywa vuma igicaniro ugaruke wigendera ariko ndi musaza ugize ishyari kuko Imana yahagurukije umuntu yo kure kandi nawe hari bamwemera ubundi ibinyoma bikomoka he by'abahanuzi nuguhangana mu mwuka kuko batagishoboye gukora bya bintu ariyo mpamvu aba gusebanya aturi ati n'abadayimoni bavuganye nawe ari nabwo ngo ntagikorana n'Imana cyane hari no kubwira tese tunuza ntaje kuzimu se ariko iyo nzira bajyaho ariko umuntu jewe hari no uzarebe iyo umaze kugira amafaranga umaze kugenda mu ijipe nk'iriya yawe ukagenda nk'iki byose ntabwo bemera yuko wagize wakoze ahubwo batangira bavatire nagira ngo dusesengure kucyo bita umwuka w'ishyari cyangwa ubiyo akanwa kiterabwoba katari nk'ijwi umwuka w'ishyari utera kurema iterabwoba mu bana arahagurutsa abwira abana bati yumvise inkuru ati uwo muhanuzi yavuye aho gute njye si ndi umuhanuzi yubuka undi muhanuzi wabikoze ati Imana ivugira muri Mikaya ndige ntize kumvugiramo avuga ati bahanurira umwami mwe haba ati umva muratabara ukamahoro ndababwira ati nda muhanuzi umunyabwenge umusaza ati ariko nta wundi muhanuzi uhari muri uyu muntu uzi ubwenge ntakakira ubuhanuzi bumwe iyo uzi ubwenge mu ijwi ry'abantu ngo ubimenye wongera ugasengera ahandi none ugahura na confirmation ikofirimi icyavuze erega buri ikintu kimwe umwuka n'umwe ariko ubundi burankubwiza ukuri nuko badutera amabuye ariko nayo twemera kuyakira ariko kuri kamera ntibambona ni kuri kamera ntago bayantera ngagereho ndagira ngo ntangarize ukurikire twebwe turahangaha twese turi kurica no tuganira kenshi na kenshi Imana igutumaho kuko yakubuze ntabwo ushaka kanyumva ariko buriya ariko iyo uri mu nama z'Imana ukahaba buri munsi ahubwo umuhanuzi aza nk'ukonfirima ibiri muri wo cyane ko twabonye ko ubuhanuzi ni imvumbura ni isesengura ni inyongera bitekerezo kugira ngo umuntu yinjira he uyu musaza rero agira ishyari aramubwira ati nanjye Imana yavuze ngo ngwino yamubwiye ntiyavuguruje yizera gusa ko ari umuhanuzi yamwizeyeho ubuhanuzi ko aratuyamuzi yarazi ko umusaza ari umuhanuzi yarazi ko atanamusha ariko yarashaje yarashaje mu mwuka none aravuga ati rero kugira ngo uyu muntu ngiye kumukoresha amakosa kugira ngo Imana ye imwice none usigare agenda igenyine kuko aba bahanuzi turabagira anamenya yuko wahanuriye kanaka agahita agenda akavuga ati mbere yuko muhanurira reka mubwire ko yahanuriwe n'umuhanuzi w'umuyobe ati ibintu yakuhanuriye birimo imyuka mibi ari ukugira ngo agute asenye icyo we wabibye uri kurabyumva arandure gutyo dufite abantu bafite umutima umeze nk'amatongo bitewe n'izo ntambara zarwaniyemo z'amajwi yabeshi ariko burya nanone ntukwiriye kugira abahanuzi benshi bakajagara nazo bigira izindi ngaruka icyo nacyo uracyemera ndacyemeje na kwijana abahanuzi niba umaze kugira umuhanuzi umwe ukagira babiri
ukagira batatu iyo urengeje aho ba kane oya kubera ko ikibazo kiriho ukuri guhari habamo inyungu iyi ni impano ubundi ikomeye n'uyitunze burya bari proud yayo rwose uyitunze n'impano burya hari impano zikomeye impano Imana y'ubuhanuzi irazihedinga cyane noneho hakazo niyo kwigisha ntabwo yoroshye burya nayo iraryoshye ariko burya reka nkubwire umuhanuzi agiye n'umwigisha akajya uwagira abantu benshi ni nuba ufite ibitangaza hari none kubera ikibazo tugira cyo kugira ngo tumenye ejo hazaza uyu ari bwigisha ariko ntabwo ari butubwire ejo hazaza burya rero noneho babyiza uhuye n'umuntu w'umwigisha rero sa njye ahubwo dore ikintu cya mbere umuntu ufite impano zombi akaba yigisha akaba anahanura akaba yerekwa akaba anakoresha ibitangaza ni wahanura uterekwa oya haruterekwa ashobora ati Imana yavuze hakaba undi muntu ubona ati nabonye igiti n'imizi miremire none urumva rero make twema tuganira ngaruka mbi n'iterabwoba ry'abantu kubera yuko bahanuriwe akenshi uyu munsi wa kabiri turivuga ku marangamutima apfuye cyangwa imbamutima z'umuhanuzi urema iterabwoba zirimo umujinya zirimo nk'uwo musaza ararakara wavuze ijambo ryose abyumvise ati ni mu ntegura indogobe nkwere undi ngaraho ati ngwino urye atireka ntabwo ndi buzi Imana yambuje ati nanjye navuganye aramubwira ati ntunyemera nk'umuhanuzi ereka ni nka bya bindi bereka bahuye bereka wabashyiriye inzoga yarabwira ati ese nimwemera ndetse kugira ngo abemeze yuko bagomba kuzimu azijyana ku ruhimbi hejuru arabata ubusa nabanicaye ugatuti ninyice urabyumva ko afite noneho uwo muntu nawe ashingira kuri experience y'ukuntu azi uwo musaza y'ukuntu ari icyamamare aravuga tuguvuze nk'iki gihugu hari umuntu wakubeshya ukemera kubera ko kambere yari urya ni ukuvuga ngo rero ikintu cyitwa iterabwoba ry'abahanuzi rishingira kuri wa muntu umaze gukamuka mu mwuka yego agasigara adashaka ko umwuka kwemeza ibyo akubwiye ahubwo agashaka kugira ngo akore umurimo wo guhanura n'uw'umwuka wera uzarebera akazabona n'abantu si naho gusa no mu rusengero bibaho hari igihe umuntu yigisha akigisha ariko agahita ashaka no gukora akazi k'umwuka wera ati abantu mutsinzwe ati muratsinzwe nimuze bupfukame ati Imana yambwiye ko muri bupfukame mwese ati mwese bwari ati mugomba gupfukama mwese ati ijambo naryikuriye ku mugongo w'Imana urakoze cyane rero noneho dushaka kwegera ko dushaka gutinda hari na bene se kiwe urabibuka muka bene se kiwe ntuwibuka ndawibuka bene se kiwe basobanuriyeho neza bene se kiwe nabo benda kumera nk'uyu musaza benda kumera nk'uyu musaza kuko nabo bari bafite nk'ayo marangamutima bikora n'igurupe baravuga ati ni itsinda ry'abantu bazajya babeshya ndetse bakabyemeza bakavuga icyo gitero cya bene se kiwe abantu bose barakibonaga bakavuga ati ariko mubamenye ariko bageze igihe baramenyekana muri za karitsiye baramenyekana neza bamenyekana nka wa mukonikoni nk'umwe Pawulo yasanze iriya arimo avuga ubutumwa kuko hari umuntu wari umusitari ngo wajya kuvura abantu abavurishije ikintu bita ubukonikoni yego yarakoze izina ku buryo kuvuga ngo hakurya hari umuntu uri gukora ibindi bitangaza bya original barabwira ati niba igitangaza kitavuye kwa kanaka nta handi twakirebera ngo Pawulo bagenda bari mu mwuka rero bageze mu mwuka ngo ariko akaba yari afite uwo mukonikoni akaba yari afite umukobwa yari yarateretsemo ibintu yego none ba Pawulo bari mu mwuka babanza bamukorera deliverance wa mukobwa cyane barakaje kirabarakaza none business irapfa y'uwo mukonikoni ajya gushaka ba Pawulo avuga ati reka mbabwize ukuri mwanyiciye business ibintu ni bibiri muremera ko mbaha ku mafaranga mukama ku mpano zanjye ko iyanjye yari muyisha mudukurikire muremera mbahe kashi dukorane muri iyi business yanyu cyangwa rero mutemera ko mbaha kashi tugiye kugira muve ku uyu musozi ariko nabwo nimuva kuri uyu musozi mutandika ibyanjye mwabikuye muri uriya muntu intambara si uko ibaye ba Pawulo na Petero bamubwira ati rero twebwe ibyacu ntibigurwa impano y'Imana nta feza nta gipfare feza zawe ati mwanze n'amafaranga mwanze yuko none umuntu ashyira no muri groupe yanyu ngo dukorane ati rero bugiye kumbura rero hari abantu bameze batyo bameze batyo bashaka gukosoma ku mpano cyangwa se bashaka no gutera ubwoba bakoresheje impano zabo yego noneho kuri uyu munsi rero wa kabiri tuma tuganira ni izihe ngaruka zigaragara ku bantu
bakurikiye ijwi ry'abantu batatumwe n'Imana ahubwo bashingiye ku marangamutima atari meza. Ingaruka zo ni nyinshi kuko zababujije amahirwe bagombaga kugeraho. Yego. Ibyo buriya iyo umuntu yakubwiye ngo ibi bintu biriho urubibi cyangwa kugira ngo ibintu Imana irabyanze, yego, abakwimiriye ku bintu byose. Yego. Hari umuntu ushobora guhura nawe abwira ngo je Imana arabujije gukora akazi. Uri kurabyumva? Yego. Undi amubwira ati jewe yarambwiye ngo igihe cyanjye si iki, igihe nzajya gushakira Imana izambwira. Undi akavuga ati rero njyewe ndabizi urugo ndubamo ariko si urwanjye Imana yarabimbwiye, ntegereje kugenda. Ubwo wenda n'umugore harimo ingaruka nyinshi aba bantu barema ubuzima bw'abantu. Gusenya ingo, gusenya n'amatorero barayasenya, gusenya amatorero, uwo mwuka gusenya abavandimwe, gutandukanya abantu. Hari ukubwira ngo n'undi umugore mubana ngo suwa nyine ngo mubyaranye gatatu, ukibaza bigenze bite ngo Imana izaguhunda. Rero ubwira ati ntakazi Imana ntigashaka, icari izakudeporeza. Ukibaza izadepoza mu ruhe rwego, izabwira ukuntu izazigakora impapuro. Ingaruka zakanwa n'iterabwoba ry'abahanuzi bigeze gukora n'Imana badakorana n'Imana, batagikorana nayo. Icyambere ntibashyira imbere umwuka ugashyiramo bwa bugome. Hari uguhanura ngo urapfuye agacukura imva neza neza, bati uragiye ati kandi uko mbibonye wapi wikwiri kugira ntugire handi usengera, ntugire ugira gute. Tubonye neza ko iyi vuga butumwa amatora ari gusenyuka, ingo ziri gusenyuka, abantu badakora akazi, business zahombye, abantu imiryango yatandukanye iri gushingira ku mwuka utari uw'Imana, ariko bakoreshwa abahoze bakorera Imana n'abahoze bakorana nayo, ariko bava muri kondisiyo zo bituma batabasha kugira ngo kibageraho, bakaba uyu munsi abantu byapfuye byinshi cyane. Byarapfuye. Ikigoranye bashinja Imana ko itabikoze. Iyo ngaruka yo guhora babeshyira Imana ngo indi ngaruka umbwiye uvumbuye muri njyewe nayo itari nziza. Ni ukuvuga ngo uyu muntu si icyo gusa yasenye cy'uwo muntu, ahubwo yasenye n'imibanire y'Imana n'uwo muntu. Yumva buri gihe afite ibyo ashinja Imana. Uyu muntu ahorana amakimbirane n'Imana, abwira ngo ntiwakoze ibi kandi warabimbwiye, ntiwakoze ibi kandi warabimbwiye, wambwiye ibi ntiwabikoze. Yarangiza ngo hari ubwiza ati jyewe umugabo n'Imana yampaye atari karankubita. Twabiganira ubushize turabwira ngo ushobora kuba waramuhawe n'Imana ariko ntubashe kujera ibyo bintu byo haye Imana ntubijugunya. Ariko se ubundi kubuhawe n'Imana reka nkubwire bihuriye he no kugukubita ari mu mubiri, urakaje umubiri nyine. Ikiba ubundi icyo wahawe n'Imana kirindwa n'Imana, icyo wahawe n'abantu kirindwa n'abantu. Ni ukuvuga ubundi niba ngombwa uzashyiramo ni topic, ni ubundi wahuye n'umugore, uhura umugore harimo ubushake bw'Imana, harimo n'ubushake bw'umubiri. Icyo kiganiro tuzagikoranye mu 2020, ubu turimo turibanda ku mvugo y'Imana, turimo turibanda ku byo bitirira ngo ni imvugo y'Imana, ariko abantu barabwiwe n'abandi, abantu ugasanga ubuzima bwabo burasenyutse, imibereho yabo irasenyutse, ingo zirasenyutse, ubuzima burasenyutse, bagahora buri gihe bashinja Imana. Yajya no mu butete Imana sinzongera kuvugana nawe, narabirambiwe by'abahanuzi. Kumbi si Imana, kuko Yeremiya yarabisobanuye ibice 23 uhereye ku murongo hafi manuka wa mbere ukamanuka, aho yavuze ngo niba hari umuhanuzi wavuganye nanjye navuga ijambo ry'ibinyakuri, kuko abantu bari kumpuza abantu banjye. Ngiyo baza kuba mu nama zanjye baravuze amagambo y'ukuri kandi bakayasobanura. Urumva naho nashaka ko tuganira ngo ingaruka ya mbere ni isenyuka ry'imiryango, isenyuka ry'abantu, isenyuka ry'abavandimwe. Abahanuzi ati kana karakuroga ati mucungazanye uburozi, kandi oya barema n'urwangaranaga mu baturanyi haremye mu rwangano. Iyo uzi ngo umuntu arakuroga, iyo uzi ngo umuntu. Icya kabiri bashenya umuryango, icya gatatu barishenya ubwabo, icya kane bashenya imibanire n'Imana nabo. Murabyumva? Icya gatanu batakaza n'umurimo w'Imana mu nzu y'Imana, kuko babwiwe ibitekerezo by'abantu ntibavuganye n'Imana ubwayo, bagahinduka inzererezi. Ugasanga wa muntu buri gihe ahora ategereje ibintu atigeze abwirwa n'Imana. Noneho uyu munsi bantu tuvuga ku ngaruka noneho irimbi cyane. Bazavuga ngo urapfuye, umugore si uwawe, umugabo si uwawe, kariya kazi kavemo, wibihagurukemo, wikora gutya, ca muri ibi ngibi. None ugasanga bwa busabane na zambaraga no kubana n'Imana no gukora 3 na 4 na 7 agatangira akabyica. Ikindi cya kabiri rero abantu ingaruka bagira, bashakira ibisubizo mu bantu kushakira mu Mana.
cyane twenda gusoza nagira ngo twenda gusoza nagira ngo ugire icyo ubwira abadukurikiye dushigaje iminota mike cyane tugiye gusoza ahantu ukoresa mu kiganiro cyane ko uyu munsi twavuze iterabwoba ryo mu kanwa kabahanuzi batatumwe n'Imana. Reka rero mbwire abantu badukurikiye uyu mwanya yego mbabwire ngo impamvu z'intego y'ikiganiro ni ukugira ngo turandure neza burundu ndetse tunakuvure wewe wakomerekejwe nabo twakwita abahanuzi. Ariko tunakubwire ngo ni ubuhe buryo ushobora gukora kugira ngo ugenzure umenye ibyo bigukorerwa cyangwa se ibyo ubwiwe biturutse hehe biva hese n'Imana ibizanye bivuye hehe. Rero iri terabwoba ry'abadayimoni yakora abadayimoni cyangwa abahanuzi rishingira uko nawe akubona. Yego uko akubona niko nawe akubwira kuko iyo nawe ubwawe wiremyemo ubwoba cyangwa umuntu akakwaturaho ikintu ukacyakira ushobora guhita uhinduka cyo ubundi nta muntu ushobora kukwica utarapfa. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kwakira ibyo akubwiye akabigira nk'aho upfuye urapfa. Ariko hari n'uvuga ati unyatuyeho urupfu ariko nakiriye giye ubuzima. Unyatuyeho ibyago ariko nagiye niyatuyeho amashini. Unyatuyeho kudashoboka ariko numva ashoboye. Unyatuyeho kutadepoza ariko nzajya kudepoza kuko nkeneye akazi. Gutyo ni ukuvuga hari n'ibindi ushobora kwicara ugakora analize ku buhanuzi wahawe. Ariko ubuhanuzi nahawe niki ni gute nashobora gufata ubuhanuzi nahawe no kubuhuza n'ijambo ryambaye umubiri. Aribyo Abisirayeli bakoze. Reka wenda mbabwire gatoya ku mateka Abisirayeli. Abisirayeli Imana yabwiye ko ibahaye igihugu cy'amata n'ubuki ariko bagezeyo basanga imvura igwa rimwe mu mwaka. Ariko baravuga ngo ni gute dushobora guhuza ibyanditswe n'iby'Imana yavuze. Bahitamo kuvuga ati rero dukwiriye gufata inyanja tukajya tuzivoma tugashyira amatiyo mu butaka bwacu. Uri kurabyumva rero no kuvuga ngo Imana nibikubwiye imodoka birumvikana ko ugomba kuvuga ngo ese imodoka izava mu kirere birasaba gukora cyane. Ese imodoka sinzakenera kuyitwara birasaba ko niga imodoka. Ese ibyo byose nyine ukabihuza. Niba ukeneye gushyingirwa ukeneye gushaka ukeneye kubyara bizi ntiwabyara nta mugabo. Ibyo byose ukwiriye kubihuza n'inzira ziri ngombwa no kuvuga ngo iki kintu Imana imbwiye cyamera gite cyakorwa gite. Yego murakoze cyane abakurikiranye ubumwe bw'abera ministry cyangwa TV uko abishaka kose. Arakoze umukozi w'Imana Spiriye ku bintu turimo tuganira tubonye neza yuko iyo utangiye kugushwa n'ibyavuzwe n'abantu cyangwa n'Imana ubusa nk'usohoka mu murongo w'amahirwe. Ahubwo fata ubuhanuzi buhuze n'ijambo buhuze n'Imana yavuze buhuze n'uko usenga gerageza uhuze ijambo ry'Imana n'ubuzima bw'uyu munsi uherereyemo. Asifiwe Bwana. Nubango tubagira inama mu bintu bitanu ugiye nshaka kuvuga bikomeye. Rimwe na rimwe iyo hinjiye nk'ubuhanuzi ukumva bundi reka mvuge muri buno icyambere ubuhanuzi bwose buvuye ku Mana niyo bwaza bukakaye wumva amahoro muri wo. Burema amahoro ntiburema intambara. Nuvango ubuhanuzi buvuye ku Mana niyo kubwiye ngo urapfuye utatangira kugutegura kugura serikeye kandi ukumva ntacyo bikubwiye ukumva ni igihe cyawe cyo kugenda. Ariko ubuhanuzi bw'umuntu bugutera icyo tumukirana mashaka bigutera gushidika akusi ibintu kuko n'ubwiye umuntu ngo mpereze iyo modoka ngende n'amaguru se mpereze iki ngende n'ibirenge se none ugasanga ubwo buryo tuvugamo naho tunica icyo ikintu cya mbere rero ku nama zikomeye mu gihe uhuye n'abahanuzi benshi rimwe batavuganye n'Imana bakubwira amarangamutima ariko cyane cyane ashingiye ku bintu bibi ngo umugabo si uwawe umugore si uwawe akazi si kawe abantu n'abapagani nk'umuntu utigwa kuvuga ibyo ngibyo kandi byaye abana 4-3 kuri uwo mudamu. Umuntu uvugira ngo wifata ideni ngo kandi ntabwo babajije Imana ahubwo hari n'abandi ikintu kirimo muri bino bintu attention ngiye kubivuga. Ikintu kirimo nkurikira n'abandi bankurikira muri ya marangamutima y'abantu apfuye cyangwa meza bakoresha abakomisiyoneri. Ashaka umuntu uzamata nk'ugiye nk'abanzi gahunda ufite noneho nkasanga ntabwo ndi bigukureho icyo ngukeneyeho ugatuma nkunda akaza akavuga ibintu wari ufite mu mutima akabimanuka uko byakabaye byose yarangiza kubimanuka avuga ati iyi niyo kabisa nari ngiye kuri banke kwaka amafaranga ariko cyo kuri habaye mwiteka mutwe. Rero ni iki kintu cyambere icyambere bakoze Imana mudukurikiye gira amakenga
amen. umenye kubaza by'amashira kinyoma niba mbwiwe iki reka njya ahandi numvi. Ikindi rega icya kabiri imaze kugira amakenga yaravuze ngo umunyamakenga yabonye ikibi kije arakikinga noneho bije ari ibindi bintu banza wibaza iki kintu cya kabiri cyaro wambwiye ushize ati buriya rero nkubwire ati rwose ati umugore so wangiye kari nge nyirawe none ugasanga uyu myukira cya mbere gira amakenga icya kabiri mbere kugira amakenga genzuza ubuhanuzi ibyanditswe byera genzuza ubuhanuzi byanditswe byera gatatu menya ibintu byatusenga nawe fukama winginga Imana karuti mwami niba bije ari ibintu bibi nanjye nzahagarara nanjye nzabijya icya kane nshaka kugira ngo mvuge ubagira imbaraga zo kurwanya ikintu cyose kibi nakubwira ngo urapfuye uvuga uti ndabaho nakubwira ngo ntuzarongora utahubwo ndaguha invitation nakubwira ngo uri mu mubwira ati ndi mwiza buri gihe ugira kanwa kavuguruza izo mvugo uhagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana icyanyuma gisoza ibindi ntukajye wemera ko satani yinjira mu mitekerereze yawe. Amen. Rakoze cyane agira ngo tubasezereho tugushimira tubifuriza ibihe byiza kandi Imana ibahezagire. Hanyuma nkuko nabwiye yitwa Spiriye mwamukurikirana ku irembo ryera TV ni hakunda gukorera kandi turi kumwe uyu munsi wa kabiri aho tubonye amarangamutima apfuye n'iterabwoba ry'abahantu mu kanwa kabahanuzi mu guhagarika imitima y'abantu. Komera yogenzura gira ubwenge iyo ugize ubwenge Imana naye nta kureka. Murakoze cyane nakagaruka mukomeze mukore comment share n'ibyo byose mubikore. Bye bye Imana ibahe umugisha. Amen.